gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere zaranzwe n'urukundo ubuntu no gushyira hamwe ndetse n'ubugwaneza ariko itorero rya none urukundo rwarakonje rwashyize imbere amafaranga kurobanura ku butoni itorero ry'Imana dukanguke byanditswe kera bivuga neza ukuntu ab'amakera bari hamwe bagenda kimwe bahuje imitima bari umuntu umwe basangira byose banezerewe nta kurobanura ku butoni ahari ku itorero ry'uyu munsi wowe uribona ute kuko mu by'ukuri umuryango mwiza niwo nkomoko y'itorero ryiza ariko kuri ubu n'abashakanye benshi we ntibagikundana zirazicana mu mikane we umujinya mwinshi n'intonganya gacanyine bakiyumanganya ngabo no mu rusengero itorero ry'Imana itorero rya none dukeneye gusubira muri za nzira zo mu minsi ya mbere. turacyari mu gitaramo cya Last Voice Family Choir. Iyi ni korali yakoresheje igitaramo hano mu ntara ya Kigombe mu itorero rya Kigombe. Niyo mpamvu rero tubatumiriye umwe muri korali y'abakurikiye Yesu rwose kugira ngo atuganirire uburyo iyi gahunda yayibonye n'uburyo yabonye uburyo bateguye. Niyo mpamvu twabatumiriye abantu rero batandukanye, n'ukuri ntimurambirwe, tugenda tubakina indirimbo z'ayo makorali ndetse tubazanira n'umutumirwa kugira ngo tufatanye kunyurwa no kubasangiza uko igitaramo cyagenze muri rusange. Jeni, tutangiye tugusuhuza. Imana iguhe umugisha cyane kuba wemeye kuza kuri DDK TV Gospel Show. Ni ukuri rero tugira ngo utangire wibwira abadukurikiye, ubabwira amazina yawe, nurangiza kandi udusangize uko iyi gahunda wayibonye nawe. Ya murakoze abakurikiye DDK TV Gospel Show. Amahoro n'imigisha biva ku Mana ibane namwe. Amazina yanjye nitwa Jeanne Imanizabayo, umumama ukunda Imana, nejejwe no kubana namwe kubazabona iki kiganiro. Mwese Imana iduhane umugisha. Wow, Jeni rero naguhamagaye kugira ngo usangize abakunzi b'iki kiganiro igitaramo cya Last Voice. Last Voice wayibonye ute muri rusange? Didier urakoze cyane. Yego. Ni igitaramo nishimiye kubamo, ni igitaramo cyari kiryoshye, ni igitaramo giteguye neza, gifite publike nini, gifite amakorali meza, amakorali harimo ayo twavuga ko amaze muri uyu murimo, harimo amakorali akiri matoya ariko mato mu myaka ariko makuru mu bikorwa. Urebye muri rusange cyari igitaramo cyiza, abantu bari bishimye, amakorali ari ku rwego rwiza rw'imiririmbire, urabona ko cyari igitaramo giteguye. Urakoze cyane. Mu makorali yaje hano ba performance bitandukanye, we wabibonye ute? Amakorali yamaze kugera ku rwego rumeze gute ugereranije na kera uko byari bimeze? Didier urakoze cyane, ni umwe mu bantu bakunda indirimbo, nkarakunda no kuririmba. Ariko uyu munsi nabonye korali mbonye bwa mbere yitwa Impanda Iheruka. Yego, aho ituruka abona naniwe kuhafata kuko ni ubwa mbere mwumvise. nkurikiye neza amakuru nakurikiye, ni korali ituruka ujya hano za Cyanika ngo ni Maya muri Maya Maya ni ubwa mbere mwumvise. Yego. Ntabwo nzi perezida ngo ni ariko ndashimira by'umwihariko amakorali muri rusange. Yego. Amakorali asigaye akora agatungurana. Ni korali mbonye bwa mbere ariko yanejeje. Last Voice yadutumiye, Imana ibahe umugisha. Ngira ngo Didier nimubyibuka neza, ni korali nk'uko twese tubizi maze igihe gito.
ibikorera itarengeje imyaka 6, niba nanabyibuka neza hashize nk'imyaka 3 tuje mu gitaramo cyabo. Nanejejwe n'urwego bagezeho, yaba kwagura umurimo, yaba imiririmbire, urabona ari korali igenda izamuka neza, ifite ibihangano wumva vrema bifatika, urabona ko ari korali ikora imyitozo, urabona ko ari korali imaze kugerageza kumenyera stage, kandi ukurikije abantu yatumiye ukareba ibikorwa yakoze, ni ibikorwa byiza cyane byo kwishimira, dukomeza gushima Imana ku ntambwe ibateza kandi twifuza ko bakomeza gukura. Wow, Imana iguha umugisha cyane Jeni. Rero ndagira ngo nkwibarize utubazo dukeya kuri korali abakurikiye Yesu. Ntago nagira ubuntu bwo kukubona ngo dutandukane tutaganiye ku bakurikiye Yesu. Mu by'ukuri mwaririmba indirimbo zitandukanye hariya, ariko mwabibonye mute uburyo public yabakiriye? Ese birasanzwe cyangwa ntago bisanzwe kubera uyu munsi? Urakoze. Korali abakurikiye Yesu ngira ngo ni korali imenyerewe mu murimo, ariko tutajya tuvuga ko tubimenyereye kuko buri stage yose iba yihariye, kandi duhora twifuza ko byaba ari bishya, ariko kubw'uyu munsi Imana yadukoresheje, kuko n'ubundi niyo ibizi icyo abantu bifuza. Mu by'ukuri public by'umwihariko i Musanze ntabwo tujya tugira ibihe byiza. Wenda mbere ko ngera kuri korali, abanyamusanze ni abantu bishima bakabikwereka, baba batanishimiye bakabikwereka, ngira ngo wabonaga ko abantu bakeye mu maso, abantu bari banejejwe n'ibyo turi gukora, turabishimira Imana. Imana ishimwe cyane. Watunyuriramo nko mu ndirimbo mwaba mwaririmbye wenda nk'ebyiri muri zo ukatubwira amatitire yazo? Urakoze. Ngira ngo indirimbo ya mbere twahereyeho ni indirimbo ivuga ngo itorero ry'Imana, itorero ry'Imana muraho. Ni indirimbo dukunda kandi tubona ko naho tuyiha bayikunda. Ni indirimbo yongera gushishikariza abantu kugaruka ku birenge bya Yesu. Ni indirimbo yongera kwibutsa abantu ko bakwiriye kwibuka ibihe byashize, tukegera intebe y'ubuntu bw'Imana tudafite gushidikanya no gutinya. Ni indirimbo rero wabonye yanesheje abantu. Harimo indirimbo yitwa Niko Tubayeho. Uko niko tubayeho nshuti, umva mu mibereho yuzuye amayobera. Nayo ni indirimbo abantu bakunda ari benshi. Ni indirimbo nayo yitwa Imvugo siyo ngiro. Ngira ngo nayo ni indirimbo abantu bamenyereye kuri korali abakurikiye Yesu, ariko mu by'ukuri ihora itubera nshyashya, kandi duhora twifuza ko icyigisho kirimo twakiga buri gihe, kandi tubona n'abo tubiha abizera ubona ko bahora bifata nk'ari bishyashya kandi bikabaryohera. Jeni, mu by'ukuri numvise amakuru y'uko hari indirimbo mufite nshyashya, ntacyo wayitubwiraho mu by'ukuri kugira ngo abadukurikiye wenda bazagane cano y'abakurikiye Yesu bagende bagane iyo ndirimbo, ariko twayiganiriyeho? Yarakoze, arabaza ibyo azi nka mwarimu, ariko abakunzi ba korali abakurikiye Yesu duhora tubatekerezaho, duhora twifuza kubagezaho ibyiza bitandukanye. Nk'uko Didi yabikomojeho, dufite indirimbo nshya ngira ngo mbakumbuze. Bigenze neza Umwami Imana nabishima, iyi weekend irarangira ibagezeho. Ni indirimbo ifite ubutumwa nishishikariza buri wese kugira ngo azabukurikire. Ni indirimbo yitwa Isiganwa, indirimbo ijyanye n'igihe cyane. Nifuza ko buri wese anyuze ku rubuga rwa YouTube y'abakurikiye Yesu, tunyuze mu nshuti n'abavandimwe, turakora ibishoboka byose ku buryo ndirimbo niboneka tuzayibagezaho ku buryo bwose bushoboka, ariko ngira ngo nyibakumbuze. Ni indirimbo nziza cyane. Ni ukuri urakoze cyane Jeni, ariko by'umwihariko rero twaganiriye, ariko ntabwo wigeze utubwira inshingano waba ufite muri korali abakurikiye Yesu. Urakoze. Inshingano ikomeye mfite kandi nkunda ni iyo kuririmba, ariko hakiyongeraho n'iyo guhuza ubutumire, umunyamabanga wa korali abakurikiye Yesu. Murabyumvise rero, uyu ni wa wundi mujya mukenera mugahamagara mukamwandikira mukavuga ati rwose ni uyu nguyu. Abamamagaye bakambura, I'm sorry, ariko
ngerera ngo turagerageza uko bishoboka. Yego, Imana iguha umugisha cyane Jane. amena. Ni ukuri wakoze cyane kuba umutumirwa wo kuri DDK TV Gospel Show. Ni ukuri Imana iguha umugisha cyane. Urakoze Didier, DDK Gospel Show, Imana ikwagure, Imana iguha umugisha, kandi turagushimira ibyiza byinshi kutugezaho muri iyi minsi. Mujye muyikurikira DDK Gospel Show, afite ibintu byiza, afite amakuru agezweho ajyanye n'ibihangano, abakunzi b'indirimbo n'abaririmbyi. Iyo channel ye muyisure cyane, tugerageze kumusura, afite updates ku bijyanye n'amakorari, imiririmbire n'abaririmbyi. Tumusure cyane, afite ibintu byiza. Karasira, courage. Murakoze cyane, Imana iguha umugisha cyane rero Jane, kandi namwe bakunzi mudukurikiye nimugane channel y'abakurikiye Yesu Family. Ni ukuri mukore subscribe, like na comment. Wisanga utarakora subscribe yikore, ukore share. Ni ukuri abantu benshi uyibagezeho, kandi buri munsi buri uko bukeye nuko bwije bahora bagambiriye kubagezaho ibishya ndetse n'ibyiza nk'uko Jane abitubwiye. Imana iguha umugisha cyane. Imana iduhana n'umugisha. Urakoze cyane. Amen. Yesu mwiza, ibyiringiro dufite nuko uzatugeza iwawe heza, i Siyoni iwawe.